Murakoze nitwa Nyabyenda Jean Baptiste turamenyeranye ndagarutse n'ubundi rero ngo dukosorere hamwe ibizamini twiyemeje muri gahunda yo kwigishanya, muri gahunda yo kungurana ubwenge, nubwo ntakiri wenda muri umwarimu ariko gahunda n'ubundi nari nayiyemeje yo gukosora ibizamini bya leta yo kwigishanya indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Izo ni gahunda ndakuka ngomba gufatanya n'indi mirimo yindi nagiyemo. N'ubundi ndacyari umwarimu ugura abandi muri Rwanda Basic Education Board, REB Master Trainer. Nkaba akazi nsigaye nkora muri NESA aho ndi inspector cyangwa se nshinzwe ubugenzuzi bw'uburezi, inspection. Niho rero mu by'ukuri nkora, ariko ntabwo bizambuza n'ubundi gukomeza umurongo mwiza, umurongo niyemeje wo kuba twagera cyangwa se twafasha abana b'igihugu, abana bacu, abantu bakuru bakora za kandida libre, bakorera za diplome, bakora ibizamini, bakora mu mashami y'indimi, tukabafasha. Reka rero dukosorere hamwe ikizamini cya 2010, twahereye kuri 2006 ngira ngo tugeze ku kizamini cya 2010. Ikizamini cya 2010 nkuko iteka mpora mbibabwira, ikizamini icyo aricyo cyose uhera ku mategeko n'amabwiriza kigenga. Turatangira turebera hamwe ese iki kizamini cyakozwe ku wa 3 Ugushyingo mu 2010 cyari giteye gite. Cyari ikizamini kirekire gifite amategeko akigenga. Aya ngaya turimo turareba kuri ekara zacu. Umwandiko wa mbere babahaye ugira uti ubwiyongere bw'abaturage n'urusobe rw'ibibazo. Ni umwandiko iteka ugomba gusoma ukamenya ukagucengera. Ntabwo mpora mbibabwira, ntabwo wabasha gusubiza ibibazo byabajijwe ku mwandiko, ntabwo wabasha gusubiza ibibazo byabajijwe ku mwandiko, umwandiko utabanje kuwusoma ngo ucengerwe, utabanje kuwusoma ngo wumve mu by'ukuri ibyo uvuga neza. Ni byiza ko unyuza amaso mu bibazo byawe bajijweho, ariko ukanawusoma nawo kugira ngo ubashe kugenda uvumbura aho igisubizo cya buri kibazo kigize gute giherereye. Umwandiko wacu nguwo turawureba, tuwusome neza, tuwucengere. Nguwo ni muremure ariko sina muremure cyane. Tuwinjiremo turebe, tuwusome turebe, tuwucengere, uducengere wose ni umwandiko. Hanyuma dutangire noneho ibibazo byawubajijweho. Igice cya mbere cy'ikizamini gifite amanota 31. Ni igice cyo gusoma, kumva no gusesengura umwandiko. Byonyine niyo usomye titire nyine wumva icyo usabwa: gusoma, kumva no gusesengura umwandiko. Umwandiko utawusomye ngo wumve ntiwabasha kuwusesengura ngo ubashe gusubiza ibibazo byabajijweho. Ngiki kibisubizo cya mbere rero, ikibazo cya mbere n'igisubizo cyacyo nagitanzeho, ikibazo cya kabiri n'igisubizo cyacyo nagitanzeho, ikibazo cya gatatu n'igisubizo cyacyo nagitanzeho, ikibazo cya kane igisubizo cyacyo, icya gatanu igisubizo cyacyo, icya gatandatu n'igisubizo cyacyo, icya karindwi n'igisubizo cyacyo, icya munani n'igisubizo cyacyo, icya cyenda n'igisubizo cyacyo. Musome ibisubizo mu bicengere namwe mwumve se iyo abari nkayo wari kugisubiza gute. Icya 10 n'igisubizo cyacyo, icya 11 ngicyo. Icya 12 ni inyungura amagambo, ni kirekire, hari inyungura amagambo zakibajijweho. Wagombaga kuyisobanura amagambo yawe bwite, ugasobanura n'amagambo mu by'ukuri aba yakoreshejwe mu mwandiko wabajijwe. Ukayasoma, ukayamenya, ukagenda uyasubiza mu buryo bwumutse nk'ushaka amanota. Igice cya kabiri cy'ikibonezamvugo gifite amanota 42, kiratangira ku kibazo cya 13. Ngicyo n'igisubizo cyacyo gifite AB. Naragisubije. Icya 14 ngicyo gusesengura ugaragaza intego y'amagambo aciye akarongo. Ngicyo kirimo A B C D E F. Icya 15 ngicyo ni icy'ubutinde bw'imigemo n'amasaku. Ntabwo rwose ndabona ikizamini kiburamo amasaku n'ubutinde ntibibaho. Bantu mwiga, bantu munkurikiye, mujye mubyitaho, mumenye mu by'ukuri ese ibyo mugomba kwitaho mu gihe cyo kwiga ni ibiki. Bizamini ntibihinduka, porogaramu ntihinduka,
chapitre ntizihinduka, ahubwo igihinduka ni imibarizwe, ni uburyo bagenda bahindagura ibibazo ariko bihora ari bimwe. Cya 15 ngicyo kirimo A na B, aho gutanga amagambo ahuza imivugiro yatandukanya n'interuro yo kwishyira amasaku n'ubutinde. Inyandiko mvugo ngiyo kuri C. Umwandiko wa kabiri nguwo batanze ugira uti kuki nabyawe nashoboye kurera, ni umwandiko nyabusizi, umwandiko cyane cyane wa kabiri ubushingiyeho ibibazo bishingiye ku buvanganzo. Literature cya 16 ngicyo nacyo kizana n'ibisubizo byacyo, nako kizana n'imibarizo yacyo, ariko nacyo giherekejwe n'ibisubizo juste. Ni ikibazo kirebana gifitanye isano n'uyu mwandiko wa kabiri. Batangiye babaza umubare w'utubeshuro, ego, ishushanyamvugo n'imizimizo ngicyo, imyandikire n'ubumenyi rusange ngicyo. Igice cya gatatu ni inyandiko ni imyandikire n'ubumenyi rusange, nicyo gice cya gatatu gifite amanota 12. Babajije kwandika ubutumire bwandikwa gute, ingingo 6 zigomba kwitabwaho mu gihe cyo kwandika ubutumire. Hakaza igice cya 4 ari nacyo gice cya nyuma cy'ikizamini, iteka kiba ari igice cya nyuma cy'ikizamini cy'ihangamwandiko. Ihangamwandiko mbibutsa ko rwose ntabwo ari ugutondekanya amahomvu, ntabwo ari upfa kwandika ibyo ubonye, ni ukumenya amategeko n'amabwiriza agenga ihangamwandiko, ukita ku isuku n'imigaragarire, imbata, uburebure, imyandikire, inozamvugo, ingingo, ukabyitaho ukamenya mu by'ukuri ese amategeko agenga ihangamwandiko ni ayahe, kugira ngo ubashe gukora mu by'ukuri umwandiko uzaguhesha aya manota 15. Bakunzi banjye rero, ndumva ari impera y'iki kizamini cyakozwe n'amashami y'indimi mu 2010. Ni ikizamini mu by'ukuri turebeye hamwe mu buryo buvunaguye. Ntekereza ko mwigiyemo byinshi, ntekereza ko mwakwiyungura ubumenyi, ntekereza ko rwose mwakwiyungura ubumenyi mu buryo bwose buhagije, mukabasha guteza imbere ubumenyi mufite mu ndimi by'umwihariko mu Kinyarwanda, ndetse mukabasha no kuzatsinda mukabona za diplome nziza na za bourse zibemerera gukomeza kaminuza. N'ubundi ni Nyabyenda Jean Baptiste mwari muri kumwe. Ciao, tuzagaruka dusubiza ikizamini cya 2011. Bye.